turi ku itariki ya 2 Ugushyingo. Uyu munsi Kiliziya irahimbariza icyarimwe abayoboke bose b'Imana bapfuye. Ni abavandimwe, ababyeyi, abana, inshuti, abo twamenye n'abo tutamenye bose barangije urugendo rwabo hano ku isi. Icy'ingenzi tuzirikana none si ubutwari cyangwa ubugwari mu kumenya Imana no mu kuyiyoboka byabaranze, ahubwo uyu munsi abo bose uko bakabaye turabaragiza ubuntu n'impuhwe by'Imana. Turabasabira ngo niba hari n'ibyo batatunganyije ubwo bari bakiri ku isi, Nyagasani abagirire imbabazi, umunsi umwe tuzahurire nabo mu ihirwe ry'ijuru. Natwe kandi turisabira ngo Nyagasani aduhe gufatira urugero ku byiza byabo twamenye, tunaronka imbaraga zo kwirinda ibidakwiye baba barakoze. Turasaba kandi ko n'ibyo baba barirengagije gutunganya, twe twaronka ubushake n'imbaraga ngo tubitunganye. Urupfu ni amaherezo ya twese, ndetse na Yezu yemeye gupfa. Kiliziya ntidusabira kutazapfa, ahubwo isabira abitabye Imana kugira ngo bimurirwe mu ngoro y'umubyeyi wo mu ijuru. Abacu bapfuye bizeye Imana batashye mu ngoro y'umubyeyi wo mu ijuru. Twihanagura amarira maze tubashyikirize nyir'ubugingo. Twese twaremewe gusangira na Kristo ikuzo ry'ingoma y'ijuru. Ntitwaremewe guhera mu cyobo, twaremewe twese guhirwa mu bugingo bwa Kristo wazutse. Twaremewe kuzajya mu ijuru. Ayo mizero mahire ntashingiye ku butungane bw'abapfuye, ahubwo ashingiye ku rukundo Imana yadukunze. Niyo mpamvu ari urupfu, ari ubugingo, ari ibinyabubasha, ari iby'ikuzimu, ari n'ikindi kiremwa cyose, nta na kimwe kizashobora kudutandukanya n'urukundo Imana idukunda muri Kristo Yesu. Gutaha mu ngoma y'ijuru si igihembo twironkera gusa, ahanini ni urukundo rw'imbabazi rutwicaza ku ntebe y'ikuzo. Gusabira abapfuye ni ukubashyira mu maboko ya Nyagasani nyir'impuhwe, aho kurira twizeye impuhwe z'uwabapfiriye. Mukomere mu kwemera, ntimukajegajege ngo muteshuke amizero mwasezeranyijwe n'inkuru nziza mwumvise. Yezu ubwe niwe wivugiye ati uza nsanga sinzamujugunya hanze. Wakiriye Kristo ntazajugunywa. Turabizi abapfuye dusabira none ni abanyabyaha bahemukiye Imana kenshi bakagusha abandi. Yezu ntabihakana ati ntungane sizo naje guhamagara, ahubwo ni abanyabyaha. Umushumba mwiza akurikira uwatakaye, akarengera uwatewe n'umwanzi, akavura ingingo zirwaye, kandi agatabara uwegereye ipfu amwizeye. Dusabira abapfuye, ariko twebwe bene wabo tugahorana agahinda ngo twapfushije umubyeyi, mugenzi wanjye, umwana cyangwa inshuti. Ese twibagiwe ishingiro ry'ubukristo bwacu, kandi ari ryo riyobora ibindi byose by'ukwemera kwacu? Kristo yarapfuye ariko yarazutse ngo azure abantu bagira ubugingo bw'iteka. Ese turizwa nuko binjira mu bundi bugingo butari ubwacu busanzwe? Ese twabasabira kugaruka muri iyi si y'amahane? Ntabwo babyemera, ahubwo batubwira kubasanga mu ngoma y'Imana Data, bati nimukomeze ubukristo mu nzira z'isi, muzagera mu nzu y'ubukwe budashira. Umunsi w'abapfuye rero ntudutera agahinda, ahubwo udutera amizero, kuko tuzi uwo tuzitaba. Ni umubyeyi wacu wo mu ijuru. Bavandimwe,
bene wacu batashye ntibicaye mu mwijima w'urupfu, ahubwo bagiye batwaye itara ry'ukwemera bagana ingoro y'uwazutse. Niho bazataha ubukwe bw'iteka. Kiliziya iduha kwibuka mu mahoro abacu bapfuye. Ntitubibukana ubwoba ngo tuneze abazimu batadutera, ahubwo tubibuka mu rukundo kugira ngo tubatabare binjire mu ngoma y'abahire, bityo batubere abavugizi. Twibuke abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye Imana isanzwe ifitiye impuhwe, maze bakirire mu rumuri ruyiturukaho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Yari Padiri Providence Dukomeze, Padiri mukuru wa Paruwasi ya Kanaba. Mugire umunsi mwiza.